Identity crisis cyangwa ikibazo cyo kutisobanukirwa ku miterere yawe n'igihe umuntu aba ari kwibaza cyane ku buzima bwe muri rusange, ku by'ingenzi bimuranga cyangwa se nyine ku cyerekezo afite mu buzima. Ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gace kacu tubagezaho buri wa mbere tukagaruka ku bijyanye n'iterambere rya muntu cyangwa se personal development. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe identity crisis, uko wamenya kandi wafasha umubiri wawe ndetse n'ibitekerezo byawe n'amarangamutima yawe iyo uri guhura n'ibibazo byo kwiheba kubera kutimenya, ibizwe nka identity crisis. Muri make ibi ni ibijyanye no guhangayika ku kumenya uwo uri we ndetse n'uburyo bwo kongera kwisanzura mu buzima ukisanga. Njya bategura iki kiganiro kandi ugiye kukibagizaho ndi Muhire Psychologist, nashingiye ku bitekerezo bya Kendra Kelly ndetse n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu, ubuzima bwo mu mutwe, Dr. Daniel Block. Nizere ko amaze gukora subscribe hano kuri Muhire Psychologist kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira tukabagezaho. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu, psychologist. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Identity crisis. Ibingibi bishobora kuba igihe umuntu ari guhura n'impinduka ikomeye cyane, nko gutangira cyangwa se kurangiza urukundo, gufasha umuntu ukunda mu buzima, kwimuka cyangwa se gutakaza akazi, kubyara cyangwa se kugira indwara ikomeye. Ibihe nk'ibi bishobora gutuma umuntu atangira kwibaza ati, ese ubundi ninde njyewe mu by'ukuri? Niki gituma ngira agaciro? Ndi uwuhe muntu mu muryango cyangwa se mu muryango mugari wanjye? Ibi byose umuntu wageze mu gihe cya identity crisis nibyo yibaza, atarimenya, akishaka, akibura. Abantu bose bibaza ibi bibazo bimeze gutya rimwe na rimwe, ariko iyo ibyo bitekerezo bitangira kwangiza imitekerereze, akazi cyangwa se umubano wawe n'abandi, uba ushobora kuba uri guca mu gihe cya identity crisis. Ikindi cya kabiri ukwiye kumenya kuri izi ngingo ni ibimenyetso bikwereka ko ushobora kuba uri muri identity crisis. Umuntu uri mu bihe bya identity crisis ashobora kugaragaza ibimenyetso bikurikira: kwiheba cyangwa se kumva nta bushake bwo gukora ibintu afite, guhora wibaza ku buzima bwawe ndetse n'intego zawe, guhinduka mu mico cyangwa se gucika intege mu byo ukunda, kumva uri igishushushungwe emptiness, kurakara vuba cyangwa se kutagira motivasiyo yo gukora ibintu runaka, yaba ibyo wari usanzwe ukunda ndetse n'ibindi nk'akazi muri rusange. Hazamo kandi kwiganyira cyangwa se gutinya ejo hazaza. Ibi ngibi bishobora kujyana no kuba ufite ibimenyetso bya depression cyangwa se agahinda gakabije, nk'umunaniro ukabije, guhorana agahinda ndetse no kutagira ibyishimo mu buzima. Reka nkugezeho ahantu iki kibazo cyakomotse dushingiye ku bushakashatsi. Igitekerezo cya identity crisis cyatangijwe n'umuhanga mu bitekerezo Erik Erikson. Uyu nguyu yabayeho, twamubakoreyeho ikiganiro. Uyu yavuze ko kumenya uwo uri we ari kimwe mu bintu bikomeye cyane umuntu agomba guhangana nabyo mu buzima. Yavuze ko mu gihe cy'ubugimbi ndetse n'ubwangavu, adolescence, abantu batangira gushakisha abo bari bo, ariko iki kibazo gishobora kugaruka mu buzima bwose umuntu acamo igihe cyose ahuye n'impinduka cyangwa se ibihe bikomeye mu buzima bwe. Ubundi gusobanukirwa n'uwo uri we bishatse kuvuga iki? Erik Erikson yavuze ko kumenya uwo uri we bivuga gukora igerageza mu mico n'imyitwarire, kubaho mu mibanire n'abandi ndetse no kumva ufitanye isano n'ibyo wemera. Umushakashatsi James Marshall yongeyeho agira ati, umuntu agira stati cyangwa se urwego runaka mu kwimenya. Dore ibice yagaragaje: foreclosure. Ibi ni ibijyanye no gukora ibyo abandi bakwitezeho utaragerageje ibindi. Hari urwego yise achievement. Ibi bikaba bijyanye no kuba waragerageje ibintu byinshi noneho ugahitamo icyo wemera. Hari bizwi nka diffusion. Ibi byo bikaba bijyanye no kutagira icyerekezo cyangwa se uguhora wibaza mu buzima. Hari urundi rwego yagaragaje arwita moratorium. Ibi ni ibijyanye no kuba uri mu rugendo rwo gushaka uri we, kwimenya nyine, ariko nyine utarabihitamo. Ibi byose ni urugendo kandi buri wese ashobora kunyura mu buryo butandukanye n'ubwundi.
Dore impamvu rero nyinshi zitera kuba umuntu yagira identity crisis. Mu buzima busanzwe ibi bibazo bishobora guterwa n'ibintu byinshi, harimo nko gutakaza umuntu ukunda, gupfusha, gutandukana n'uwo mwashakanye, kubyara, kwimuka, gutakaza akazi cyangwa se gutangira kandi, cyangwa guhura n'impinduka zikomeye mu mibereho yawe ya buri munsi. Ibi byose bishobora gutuma umuntu yibura, agatangira kwibaza ku gaciro ke ndetse no ku ntego ze mu buzima. Hari n'ibindi bitero by'ubuzima bwo mu mutwe nk'uburwayi bwo mu mutwe nka depression cyangwa se agahinda gakabije, bipolar disorder, indwara yo kugira amarangamutima atari ku murongo, rimwe umuntu akababara ubundi akagira ibyishimo bidasanzwe, cyangwa se indi ndwara izwi nka borderline personality disorder. Iyi ngiyi abantu bayifite bakunze kwitirirwa ko badashobotse, bikaba bishobora rero gutuma iki kibazo cyiyongera. Dore ukuntu umuganga cyangwa se umuhanga mu by'imitekerereze yo mu mutwe ashobora kumenya ko umuntu afite identity crisis. Identity crisis ubwayo si indwara isuzumwa nka depression, agahinda gakabije cyangwa ubwoba nyine, ariko iki ngiki kiza nk'ikimenyetso cy'uko hari ikibazo kidasanzwe cyimbitse mu kumenya uwo uri we. Hari ubwo bishobora kwerekana identity disturbance, iyo ni indwara nk'uko bigaragara mu bantu bafite borderline personality disorder, aho umuntu adasobanukirwa neza agaciro ke, ibitekerezo bye cyangwa se intego ze mu buzima. Iyo umuganga yamaze cyangwa se inzobere yamaze kurangiza kumenya cyangwa se kuvumbura neza ko umuntu afite identity crisis bitewe n'impamvu runaka, umujyanama cyangwa se ubujyanama bugufasha gusobanukirwa neza ibitekerezo biguhangayikishije ndetse no guhindura uburyo utekereza, ari byo bita psychotherapy, biratangira icyo gihe umuntu agafashwa. Bumwe mu buryo bushobora gukoreshwa, hari uburyo buzwi nka cognitive behavior therapy. Iyi ngiyi ikoreshwa cyane kuko ifashe guhindura imyumvire itari yo ku buzima bwawe ndetse no ku byo wiyumvamo. Hahandi umuntu aba yumva ntacyo ari cyo, atarimenya neza, rimwe na rimwe akifata nk'umuntu udafite agaciro. Iyo hakoreshejwe ubu buryo, agarurwamo ibitekerezo bizima bishobora kumufasha gukomeza kwimenya ndetse yewe no kugera ku ndunduro yo kwimenya, ubundi agatwara ubuzima bwe neza anezerewe uko abyifuza. Bumwe mu bundi buryo bushobora kwifashishwa harimo ubuzwi nka group therapy. Iri ni itsinda ry'ubujyanama ngenekereje mu Kinyarwanda. Kuganira n'abantu banyuze mu bihe nk'ibi bigoye bisa nk'ibyawe bifasha cyane kumva ko utari wenyine, kandi ugasobanukirwa ishusho yawe binyuze mu biganiro ndetse n'inkuru zawe no kumviza abandi. Iyo byamaze gukomera, n'imiti ishobora gukoreshwa. Ikibazo kijyanye n'agahinda cyangwa ubwoba bukabije ndetse n'ubundi burwayi budasanzwe, muganga ashobora kugufasha kubona imiti igabanya ibyo bibazo, ubwo burwayi butandukanye. Si ibyo gusa ariko hari n'uburyo bwo kwifasha mu gihe umuntu ari muri identity crisis. Hari ibyo ushobora gukora ubwawe bikagufasha cyane kugenda usubiza ibintu mu buryo. Icya mbere, emera ibyo wiyumvamo. Kubabara, kwibura cyangwa se kwibaza ibibazo byinshi ni ibisanzwe. Ihangane kandi wumve ko uburwayi bwo mu mutwe nabwo bushobora gukira. Ikindi kintu cy'ingenzi, sobanukirwa ibyo wemera ndetse n'ibyo ukunda. Ibaza uti, ni iki kinkundisha ubuzima? Ni iki ntagikunda nk'uko byahoze? Kwiga ibintu bishya cyangwa se guhindura ibyo wakundaga bishobora kugufasha cyane kwisobanukirwa kurushaho. Indi nama y'ingenzi, sobanura intego zawe. Andika ibintu ushaka kugeraho ndetse n'ibikunezeza mu buzima. Ibi ngibi bifasha kugarura icyerekezo. Ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye, shaka abantu bagushyigikira. Inshuti, umuryango, amatsinda y'itorero cyangwa se itsinda ry'abagufasha mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, byose bishobora kugufasha cyane no kukugarurira icyizere, yewe bikagufasha no kwisanzura ukisanga mu buzima. Nubwo akenshi abantu benshi bahura n'ibi bibazo byo kwimenya bikabagora, ariko ubundi ni ngombwa kwimenya. Hari impamvu kwiyubaka ndetse no kwimenya ari ingenzi mu buzima. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bamenya abo bari bo neza bagira ibyishimo ndetse n'amahoro menshi mu mutima. Kumenya ishusho yawe bikubakira icyizere, bikagufasha kumenya neza uko witwara mu mibanire, mu kazi ndetse no mu rugo iwawe. Ibyo byose bigaragaza ko kwimenya no kumenya uwo uri wenyine atari ukwikunda, ahubwo ari ugukunda ubuzima bwawe ndetse no kubaha impano yawe nk'umuntu. Ndimo gana ku musozo w'iki kiganiro. Kwibura cyangwa kwibaza uti ndinde,
si ikimenyetso cy'ubuzima bubi, ahubwo ni urugendo rwo kwisobanukirwa ndetse no gukura mu bitekerezo. Ntutinye gushaka ubufasha cyangwa se kuvugana n'umuntu wize mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Kumenya uwo uri we ni intambwe ikomeye cyane mu kubaho mu mahoro, mu rukundo ndetse no mu kwigirira icyizere. Ngayo guko rero, iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, ariko sinasoza ntababwiye ko kumenya uwo uri we ari intangiriro yo gukira, gukura ndetse no gutera imbere. Iyo wumva wibuze, ntuba warabuze, ahubwo buri mu rugendo rwo kongera kwisanga no kwisobanukirwa. Ngayo guko rero, niba wakunze iki gice, ukore like, ukore na subscribe nimba ari ubwa mbere twumvishe cyangwa se utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Ndanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Waba ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Ikiganiro cyacu cyo nakagaruka. Njye nari Muhire Psychologist, naho ubutaha mu kindi kiganiro.